abantu barabibonye muri abantu uruhu rwacu ntago rusimbuzwa. Uruhu rwacu ntago rujya rusimbuzwa. N'abagerageje kubikora ariko bagerageza kurusimbura ariko bakaba bakoresheje igiciro cyo hejuru cyane bigoye kandi bishobora kuba byagira ingaruka. Burya rero iyo wirinze sinamenye nta kiza nkabyo. Mbega ikintu cy'ingenzi hano dukwiye kuba twakuramo ntago nubwo tuba twaje kubabwira imishinga ariko tuba tugira ngo tunababwire bimwe dukoresha twebwe tukwiye kubigiraho ubuhe bumenyi. Nubwo ari umushinga ariko bwa mbere na mbere tukabanza tukareba we wabanza ukabikoraho ubuhe bumenyi. Hano hari ibibazo rero bikiya nshaka kukubaza kuri uno mushinga. Ni impamvu yo gukora mbega umushinga, mbega niye mpamvu yo gukora amavuta yo kwisiga? Impamvu ni iyi. Impamvu ni nyinshi cyane. Wenda nahera ku ya mbere nuko uyu mushinga uroroshye. Iyo mvuze koroha biba bikubiyemo ukorerwa ahantu hatagoye cyangwa bidasaba ibintu bihambaye kugira ngo ukore. Ikindi uyu mushinga urakenewe cyane. Hari akantu navuze cyangwa abantu barabizi ibyo bose, icyo bita udukarishya buranga cyangwa gusa neza. Ntekereza ko nubwo wavuga ngo wambaye neza agaragara neza, ntago wakwambara neza ntiwagaragara neza ngo uve mu rugo utisize amavuta. Mbega bisaba ko uza kuza kwisiga ikigendanye n'amavuta. Ese uno mushinga ubundi wagakorerwa ahagana hehe? Uyu mushinga rero navuga ngo nakoresha rya jambo rya cya kigo ngo everywhere. Ntabwo navuga yugo ahubwo you are. Aho uri hose uyu mushinga wawukora. Aho uri hose uno mushinga wawukora. Turimo gutegura kino kintu akangaka nakikijeho ku bijyanye no kuvuga ngo ahari hose wawukora. Buriya kugira ngo urugo cyangwa se umuntu atera imbere, ariko reka turebere ku rugo cyangwa se turebere ku muntu ku giti cye. Turavuga ubwo ku rugo cyangwa ku muntu ku giti cye. Nuko buriya kugira ngo umuntu atere imbere agende n'abantu bagenda bibona ko ari mu gutera imbere, nuko ibyo asora mbega biba bikeya ku byo yinjiza. Nuvuga ngo yinjiza byinshi agasora bikeya. Ubwo income iba nyinshi aho agasora bikeya, expense akaba make. Ubwo rero ibyo ngibyo maze kubimenya utangira kumenya ngo ni gute ubwanjye nagabanya noneho ibyo nsora. Mu buryo bwo kugabanya rero ibyo usora nuko hari bimwe na bimwe wagakwiye kuba wagura ushobora no kuba wamenya kwikorera. Unkomoje nahoze mbona iyo mbonye akanya ndeba filime cyane cyane za documentaire cyangwa zigisha, mbona uburyo dukompara ubuzima bwacu cyatugereranya n'abantu bisumbuye. Umwe mu bantu bari bateguye iyo filime navuze yavugaga ko nta kintu cyiza buriya mu muryango gishimisha nk'umuryango kubona hari ibintu bimwe runaka mukoresha mu rugo mwikoreye. Mbega nuvuga ngo turimo gushishikariza abantu kugira ibyo bikorera. Nubwo ari umushinga bwa mbere na mbere wakora ukaba wakubyarira amafaranga cyangwa se inyungu, banza mbere na mbere uvuge ngo mubundi ndamutse nkoze uno mushinga n'ugira w'amavuta nkamenya kuwukora. Kandi naguraga amavuta bwa mbere na mbere ndikora amavuta meza atarimo birabyangiza n'ibindi bigiye bitandukanye, za produits zangiza harimo hydroquinone n'ibindi. Ariko none nimara no kumenya kubyikorera ubwanjye ndaba ndimo ndagabanya ibyo nasoraga. Ugasanga n'urugero nk'amavuta ashaka gutwara nk'ibihumbi 5, we kuyakora bigutwaye nk'ibihumbi 2. Urumva ubu savinze ibihumbi 3. Urumva kumenya kubikora bwa mbere na mbere aho wawukora nibo wakora hari hose. Niyo utabishyira ku isoko ariko amaze kumenya kubyikorera ubwabyo uburimo kugabanya, uburimo uragabanya mbega ibyo usohora. Ikimwe mu bintu rero burya binafasha umuntu kumva hamye anishimiye ubuzima ni ukuba mu mbaraga z'ubutekerezo bye cyangwa z'amaboko ye, atunzwe nabyo cyangwa agize icyo akuramo. Reba ukuntu washimishwa no kubona ugiye warimbye usa neza, amavuta meza atuma uruhu rwawe ruyeyera rusa neza rworoha, ari wowe wayikoreye. Kandi buriya hari abantu bazi wenda ngo ese ngo bisaba ngo wenda ibikoresho bihambaye bindi birenze. Nuko ibikoresho ntago ari ibikoresho bihambaye pe, ntago ari ibikoresho bihambaye kuko ubwabyo hari n'ibikoresho bindi ushobora kuba, hari ibikoresho bindi ushobora kuba wagira gute, hari ibikoresho ushobora kuba wakwibonera iwawe, ibikoresho ushobora kuba wabona iwawe byoroshye bishobora kuba byagufasha gukora ibigendanye n'amavuta yo kwisiga usanzwe unakoresha. Wenda hari abasanzwe babikora barabizi nimbivuga. Urugero avoka
ni igikoresho dusanzwe turya ariko wagikora amavuta yo kwisiga, hari karoti, hari igikakarubamba. Ni ibintu dusanzwe tubona twebwe iwacu mu ngo ushobora kuba wakwifashisha ukaba wakora amavuta yo kwisiga ukeneyemo utundi tuntu duke twonyine, kandi akaba ari amavuta meza afite umwimerere. Aha twari turi kuba wabasha kuwikorera ku giti cyawe, ukabasha kuba wayisiga cyangwa n'umuryango wawe ukagabanya bimwe mu byo wowe wasohoraga bikagufasha, ariko ushobora no kubona wagurisha bagenzi bawe. Yego. Golden White, iri ni rya shuri ryabaye ikimenya bose mu gutanga ubumenyi bufite ireme kandi mu gihe gito. Ese wifuza kumenya gukoresha mudasobwa, kudekarara serivisi zitandukanye nk'iz'Irembo, Rwanda Revenue Authority ndetse n'izindi? Igisubizo nta kindi, gana Home Golden White, tugufitiye abarimu b'inzobere bakugeza ku nzozi zawe. Namwe mwifuza kumenya gukora, kuvanga ndetse no gutera amarangi y'amoko yose, yaba y'amazi, amavuta n'asigwa ku mamodoka, nimutugane tubigisha gukora amavuta yo kwisiga y'amoko yose. Namwe mwifuza kumenya gukora amasabune y'amoko yose, yaba asukika, liquid soap, ayifu, powder soap, nakomeye, solid soap ndetse na shampoo, nimutugane, amarembo arakinguye. Akarusho kandi abiga gukora amasabune mwigira ku ruganda mukarushaho gukarishya ubumenyi. Namwe rero mwifuza gutangira business zanyu, tubigisha tukanabahugura uburyo watangira business iciriritse kandi ku gishoro gito cyane, nawe ugatangira gukirigita ifaranga. Kubifuza kutugana mwadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Mwanaduhamagara kuri 078 191 854 0 cyangwa 079 82 20 8. Wow! Home Golden White, ubaye igisubizo ku Banyarwanda.